Kuri uyu wa kabiri tariki 25 Gashyantare 2025 nibwo hakinwaga agace ka kabiri ka Tour du Rwanda 2025, akaba ari agace kagurukiye mu mujyi wa Kigali kuri Chic kerekeza mu mujyi wa Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda. Na agace kari gafite intera ya kilometero 112, aho abakinyi bageze mu mujyi wa Musanze bakaza gukomeza bakazenguruka mu mujyi wa Musanze, nyuma baza kugaruka kuri finishing yariri imbere y'isoko ryo muri uyu mujyi wa Musanze. Aka gace kaje kwegukanwa na Brady Germo, akaba ari umukinnyi ukomoka mu gihugu cya Australia, aho yakoresheje amasaha agera kuri 3 ndetse n'amasegonda 39, n'ibihe yaje kuba anganya n'abakinnyi bagera kuri 28. Nyuma yaho haje kuba hajyaho amasegonda agera kuri 5. Nsengiyumva Shem akaba ari umwe mu bakinnyi b'Abanyarwanda bitwaye neza kuri uno munsi, kuko yinjiye mu mujyi wa Musanze ari we uyoboye ndetse asiga igikundi hafi umunota. Akaba yaje kuba aganiza itangazamakuru ndetse asobanura uko uyu munsi waje kuba ugenda muri rusange. Uyu munsi zagushaka break hakiri kare uko ari amanota ya Grempel nubwo bayandi andushije amanota 3, yene ngo narefite ariko intego kuko n'ubundi ndayikomeye. Yewe nabishakaga njyana mu mujyi wa Musanze, njyana mu mujyi wa Musanze na Marine bazanye zose ndagira mu kintu batarafata, ariko nashaka stage bitewe no kuntu kina n'abakinnyi bakomeye cyane yarahiye nyibuza, ariko n'ubundi niyo ntego. Kuri uyu wa gatatu tariki 26 abakinnyi bagera kuri 68 nibwo bazahaguruka mu mujyi wa Musanze ku isaha 5 berekeza mu burengerazuba bw'u Rwanda mu mujyi wa Rubavu, aho bazakora intera ya kilometero 121. Ni intera ikubiyemo icyo twakwita nka circuit, aho abakinnyi bazagera i Rubavu bazenguruke mu mujyi wa Rubavu inshuro zigera kuri 2, ubundi bahite basoreza mu mujyi rwagati.